Hi guys, muraho neza kuri TikTok. Amakuru yanyu murashaka inama iruta izindi, ntabwo nari nyiherutse, ariko hari akantu gashya navumbuye nagakomoye mu gihugu nari mazemo iminsi. Uziko bafata abana bakabareka bakagira abajyama nk'uko tubagira. Buriya abana mufungirana mu nzu baba bafite abajyama babo. Babana bigana, babana bakinana ku irembo, babana baba bakeneye guhura, burya n'abajyama babo nabo nk'uko natwe tugira abajyama bacu duhura kuri butike ku kagoroba k'abagabo aho twicara tunywa agacupa. Buriya uko duhura ukumva uravuze ngo ngiye kureba abantu banshaka, n'abana niko baba bakeneye kujya kureba abantu babo. Iyo rero ubafungiranye ukabibabuza, ubaremamo ngo umutima wo kwanga abantu no gutandukana n'icyitwa kugira group. Ni ukuvuga ngo umwana akura ari nyamwigendaho, niho hazavamo ibyihebe, niho hazavamo abantu bahorana umujinya, niho hazavamo abantu bahorana umutima wo gukora ibibi gusa. Umwana agakura yumva yuko nta kintu na kimwe kibaho cyo yakora atari kumwe n'abandi bantu, akumva ko we yabyikorera ku giti cye. Ibi rero murimo muratoza abana umutima mubi. Mujye mureka abana, mubabwire muti mujye gusura abana mwigana, mubatware bajye kureba abana aho bakinira, kwa kundi nimugoroba bagira ubwana babirirwana, mugira umwanya wo kubabwira uti mujye kubasura. Uko niko kubaremamo kugira societe no kumenya kubana n'umuryango. Ariko nimubabuza, cyane cyane ko turi mu biruhuko, abana murimo murabica umutima, murimo murabangiriza ejo hazaza, murabicira kurema icyo bita imibanire ya muntu hagati y'umuntu n'undi, social relationship. Ibyo rero mubikore, mubyubahirize kugira ngo abana banyu bagire ubuzima bwiza, ejo bazakura ari abantu b'ingirakamaro bazi kubana na bagenzi babo. Iyo si inama iruta izindi koko. Ejo nagarutse, ntabwo nzongera gutinda, nari maze igihe ntara, ariko I'm back. Nari mbakumbuye, mu minsi mike ndaza kujya kuri live twongere tuganire.